Yongeye mbahaye ikaze mwese tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Inshundura Sport Show, ikiganiro kinyura kuri channel yacu, channel yanyu yitwa Urugero TV. Twari tumaze iminsi tutabana mu biganiro byacu bya buri munsi, ariko uyu munsi twishimiye kongera kubaha ikaze nkuko byari bisanzwe, nkuko byahoze. Tugiye kongera tubane mu busesenguzi butandukanye. Murabizi cyane twebwe hano twibanda ku makuru y'iwacu hano mu Rwanda, twabaha update ku makuru y'ahandi, ariko umwanya wacu munini cyane tuwibanda ku makuru ya hano mu Rwanda. Mbese uyu munsi tugiye kuganira ku ikipe ya APR. Hari ibibazo bimazemo iminsi, umusaruro muke, politike iri mu mwaka wayo wa kabiri, ndetse inajyana n'umuyobozi wayo. Umuyobozi waje akazana n'impinduka z'abanyamahanga, ubwo bavuga muri politike yo gukinisha abene gihugu. Ubu ngubu akaba ari Afande Richard Karasira, yaje yinjirana n'abanyamahanga umwaka wa mbere. Murabizi uko byagenze, ndetse aza gufata umwaka wa kabiri. Ubu ngubu niwo mwaka turimo. Umwaka wa mbere byavuzwe ko habayeho kwihuta, kuko byabaye nk'ibitunguranye, bagura abanyamahanga rimwe. Abantu bakavuga ngo baguze nabi kuko nta mwanya wo kwitegura bari bafite, ndetse politiki isa naho ya failinze, kuko hari abanyamahanga benshi baje barafailinga cyangwa se baba flop, ariko hari umwaka wa kabiri wo kwitegura. Abo bakinnyi bamwe bajyanye n'umutoza wabo Thierry Froger wari watangiye iyo politike, bazana noneho umutoza Darkonovic, ndetse uwo mutoza yinjirana n'abakinnyi bashya benshi cyane. Ubu rero imikino ibaye 8. Umusaruro twavuga ko utari ku rwego rwiza. Urebye imikino yo muri Sekafa yakinwe, tugashyiraho umukino bakinnyi bataha Stade Amahoro, ndetse tugashyiraho n'umukino wa Polisi bakinnye na Rayon, match ya mbere yo kwesya ngo ariko ko Stade Amahoro ikora. Baza kuba bakina umukino wa kabiri na equipe ya Polisi, baza kuyitsinda, baza kujya muri Sekafa Kagame Cup yaberaga hariya mu gihugu cya Tanzania, aho bakinye imikino itandukanye. Umusaruro wavuyemo, nabibutsa ko APR yaje kuba itsindamo umukino umwe, inganya umwe. Ano turamfasha niba wowe waba wibuka ayo makuru muri Sekafa. Muri Sekafa banganyije match ebyiri batsinda imwe. Banganyije na Villa n'iriya yo muri Sudan. Ariko batwavuga ko ari 3 ko burya na finale yavuyemo bari banganyije bajya kuri penalty. Wenda icyo ndashakaga ko tugeraho cyane ni umusaruro wavuyemo. Mu by'ukuri muri hangana ko ntago nabwiye ko hano turi kumwe, ariko nk'ibisanzwe ntabwo nabivuze muri introduction, ariko aba hari cyane kugira ngo nicara hanga ibintu bize kugenda neza, nuko aba ari hafi yanjye. Kuba rero mubatunguje nta kidasanzwe kirimo, nuko muko bimeze. So icyo nashakaga ko tugeraho, turaza kureba ubundi muri Sekafa APR yinjijwe ibitego bingahe. Niba nibuka neza, APR yaje kuba itsinda igitego kimwe kuri match yatsinze 1-0. Match banganyije na Villa yari 1-1. Indi match ya finale ndumva yarabaye ubusa ku busa. Niba ubusa ku busa, oya ni 1-1. Amadusi yakishiye ku munota wa. Bivuze ngo baje kuba binjiza ibitego bitatu. Oya, hari igitego cya Mbaoma ngira ngo ni ku mukino wa mbere. Ikindi ni cya Muzungu. Ikindi ni cya Mamadusi. Yego. Hanyuma nicyo kuri finale cya Mamadusi. Ni ibitego 4. So umusaruro w'ibitego 4. Ubwo ngubwo noneho turaza kujya kuri match ya Polisi, naho haje kuba hingizwa igitego kimwe. Match rero yari ubusa ku busa. Ubwo tumaze kubona ko ari ibitego 5 mu mikino hafi 2 ya hano mu Rwanda, gushayo 4 yo muri Sekafa imikino 6. Bivuze ngo ibitego 5 mu mikino 6, ntago kumuza ndengo nta gitego ku mukino gihari. Nta gihari. Ariko wenda icyo twakwishimira nuko nanone nabo ntabwo binjizwe ibitego byinshi. Yego. Nabo twavuga ko defense ihagaze neza. Mu by'ukuri urebye ubusatirizi ntabwo bwakoze ibihambaye, ariko twavuga ko defense yo yagerageje kuba yakwitwara neza.
impamvu twavuga ko yitwaye neza nubwo ubusatirizi butinjije ibitego byinshi ariko defense nayo yahagaze neza ntago twavuga ko binjijwe ibitego byinshi rero dukomeza tugenda mu by'ukuri muri APR haje kuzamo icyo twakwita nk'ikibazo abantu bari kwitana ba mwana ese umusaruro mukeya uraterwa n'iki ese umusaruro muke uri guturuka kuki umusaruro mukeya uraturuka kuri bande mbese hari gushakwa uwo byakwegekwaho muri aka kanya rero inkuru yamaze kuba isakazwa mu bantu bose abafana urahura n'umufana mu muhanda akagenda akubwira ati Anta atwiciye ekipe abanyamakuru batwiciye ikipe abanyamakuru ibi n'ibi abanyamakuru ibi n'ibi muri make abanyamakuru muri APR babaye abanyamakuru ubu muri iyi minsi hari inkuru ivuga ko umunyamakuru Anta Mucyo Biganiro usanzwe akora ikigo cya Tredis akaba akora kuri Radio 10 yaje kuba avuga ko uwo bita Ruvuyanga dukunze kwita Koporo cyangwa se niko nawe yiyita yaje kuba yafanaga ekipe ya Rayon Sport bivuze ko ubu kuba Anta ari uri kujyana na ekipe ya APR mu ngendo irimo gukora kandi Ruvuyanga ari we muntu wari uri kwibere twavuga ngo niwe wari uri kwibere niwe wonkaga yavunaga umuheha kongezwa indi Anta rero nyuma ho yaje kuba yinjirira muri APR byaje kuba ngombwa ko Koporo Ruvuyanga cyangwa se ni retired ntavuga Koporo mukagira ngo ni rakari gikora yego yaje kuba avanwa ku mbehe cyangwa se imbehe ye irubikwa si ibyo gusa rero uretse kuba imbehe yarubitswe Anta yaje kuvuga ko ari umureyo Koporo Ruvuyanga retired n'umureyo yabivuze mu ijwi rye ntago ari ikiganiro yakoze wenda ngo abiganirize mugenzi we yabivuze live mu kiganiro kuri radio so rero Anta kimara gutangaza ibyo haje kuboneka abandi bantu nabo twavuga ngo batatse Anta baje kuba nabo bamwatatse mu buhe buryo haje nawe kuza inkuru zivuga ko we ari umureyo pire umureyo wa wundi unarira wa wundi wakwisiganira ngi byabaye ngombwa ati gute murabyibuka ubwo Reyo ya presentaga abakinyi Anta kaza kugira gutya niwe wari match of ceremony aza kuba ari gata cyangwa se apfukama akoza ururimi ku nkweto y'uwo bita Rwatubyaye Abdul ibyo bintu byabaye ku mugaragaro muri stade Inyamirambo yari itaritwa Pere ariko byaje kuba bikora ku mugaragaro Anta rero abantu bakavuga bati uyu mureyo pire biri mu maraso batanatinya kuvuga ko hari igihe yafataga umwanya wo gufata ikipe ya APR akavuga ngo hari ijambo yajyaga akunda kuvuga ngo baguze ibitabazi ibyo byaje muri cya gihe APR yimukaga iva mu banyamahanga mu banyarwanda iza mu banyamahanga ubwo iryo jambo rirasakara cyane haza kuza n'ibindi yagiye avuga mbere noneho bigaragara ko huko Anta we ashobora kuba ari umureya huko kurenza nabo we yitabareyo inshuti za hafi za Ruvuyanga zo zikubwira yuko ni wabo Nyabwishongwezi ari abantu bakunda APR cyane biragoye ko mu bice bya Nyagatare wabona y'umureyo hafi ya bose baba ari abafana ba APR rero ubwo bikavugwa ko abantu bari hafi ya Ruvuyanga bo bavuga ko ari umufana wa ekipe ya APR na mbere yuko aza mu itangazamakuru no umufana wa APR ahuko Anta we nkibimenyerewe nkibisanzwe we ni wa muntu bagerera yose ntagabaza ingwirizera nirihe rizarumba nirihe yabaye muri polisi murabizi yabaye muri Etenseri murabizi yabaye muri Gorira wenda ntiyarambyemo muri Musanze agerageza kujyamo ajya muri Reyo avuye muri Reyo akakanya ajya muri APR rero ibyo ngibyo wenda ntago ari byo dutindaho cyane twebwe turazi kureba ku musaruro wa ekipe ya APR birabazwa nde biregekwa kurinde ese kuba Anta ari muri APR ari umureyo ntabwo tuzi ngo akoramo iki ntituzi ngo ni umu agent ntituzi ngo afite mu buhe mwanya ariko ari muri APR nk'ibivugwa ese niwe ntandaro y'umusaruro muke turi kubona icyo turaza kukirenga hari abantu bari kuvuga ngo hari imvugo turaza kuvuga ibintu mu mazina yabyo ejo bundi Taifa yakoze live kuri Instagram we nahora Axel yaje kuvuga ijambo ndibuze kuba natindaho cyane rivuga ngo APR yabaye association de trois équipes ubwo yavugaga ko harimo abareyo hakabamo ndetse n'abayovu muri APR bivuze ngo harimo ubwo yatangaga urugero rwo bita Jean Mukasa
mu by'ukuri koko ni umuyovu pe wo mu maraso, umufana wa Kiyovu ufite ibyo yayifashije, ndetse n'ubu ngubu ashobora kuba wenda hari n'ibyo akifashe, kuko niyo wava muri ekipe ukajya mu yindi kubwo inyungu runaka cyangwa se kubw'akazi, ntabwo ya ekipe ikuba ku mutima wakuze ufana, ntabwo biba bivuze ngo urayitaye. Mukasa n'ubu ngubu aracyari muri Kiyovu, ariko ubu aka kanya ari muri APR. Bivugwa ko ari we event manager, ari we ushinzwe gutegura ibirori, ari we ushinzwe gukora ibino bintu bya protocol, ari we muntu ubishinzwe. Uwo akaba ari we uhagarariye Kiyovu. Hakazamo rero abo ngabo ba Anta wavuga ngo bo bahagarariye inyungu zari, kuko bivuga ko ari abare. Nibyo sinzi niyo nawe wenda reka ngenda se ku ntego, sibyo? Umupira w'amaguru usigamo amafaranga menshi mu Rwanda, amafaranga ku buryo wamaze kwica itangazamakuru cyane. Ibyo abanyamakuru benshi baganjwe n'amafaranga cyane, ku buryo no kuvuga batakivugisha akanwa k'umwuga, ahubwo bavugisha akanwa k'amafaranga. Bafite aho babogamye, swate ni ishyari ko mugenzi wanjye ayamenye uburyo yaseseramo arya amafaranga, swate ni uvuga ngo ari Anta ubwe ibyo ari gukora arabizi. Niba yarageza ateranya Ruvuyanga akagaragaza ko Ruvuyanga ari umureba, ntabwo ari byo byatumye Ruvuyanga APR imwigizayo, kuko APR baramuzi. Ibyo ntabwo byo twaba tugiye kubeshya. Ariko Anta ko yarabivuze, yabivugishijwe na ekamvuge n'igifuki cyari kubona kizavamo. Wenda aravuga ati uyu muntu ningumamo hari azamvangira, kandi sinshaka ko amvangira, reka mbikore gutya. Ariko simpamya ko Anta ari watumye Ruvuyanga wenda ashobora kuba yigizwa hirya, kuko nibaza ko Ruvuyanga ni wajyanye na APR muri Tanzania, n'ubundi basanzwe bajyanye, nta kintu cyahindutse cyane. Icyo ntekereza cyaba cyarabiteye wenda ni umubano wenda w'uburyo Ruvuyanga yisangaga muri APR, n'uburyo Anta yaje agahita amukorana, wenda akaba ari usigaye ufite uburyo yegiye cyane APR. Ibyo byo bishobora kuba ikibazo, ariko se ibyo byaba ari byo byabita umusaruro wa APR ubura? Ngiye nasubiza ngo hoya, nta n'ahantu bihuriye. Ni nayo mpamvu ambwira abafana bagerageze birinde kugendera mu bigare, mu kigare twavuga cy'abanyamakuru cy'itangazamakuru. Taifa ubu ari ku rwego rw'umufana, nta kintu umunyamakuru. Ibyo ari kuvuga arabivugishwa n'amarangamutima ye n'ubushuti afitanye na bwana Ruvuyanga. Ruvuyanga afite amakuru nawe amuha. Niba avuga ngo amakuru asigaye ajya hanze, none se we Taifa we yahawe nande? Uwayamuhaye we ntiyasohoye hanze. Urumva hari ibintu rero ngewe mbona bitari bikwiriye muri uyu mupira w'amaguru, kubera ko icyambere APR ni ikipe mbere bavuga ngo yabaye igisirikare cyane, iyo we igisirikare cyane, none ubu itangiye gushyiramo abasivile, naho batangiye kuvuza induru ngo APR yarinjiriwe. None se ubundi barashaka APR imeze ite? Wenda ndafatira aho ngaho ngeze. Ndafatira aho ngaho, biravugwa ko ngo mbere hari ukuntu ngo twabonaga abajenerali nka 5 cyangwa se ku mapeti yabo nta bumenyi tuyafiteho, ariko bakaza mukabambaye uniform, bakajya wenda ishyorongi bakwicarana n'abakinnyi, ukumva harimo ukundi kuntu bigaragara. Ku buryo ki nta mufana uvuga, nta mufana ugira gute, ariko ubu kano kanya turumva Afande Richard, niba kuri radio wenda hari ibyo bari kuvuga, wubwe ashobora kuba yakwintervena. Ndabyibuka umunyamakuru witwa Ishimwe Rikari, wubwe yamwandikiye message, sinzi ibyo yararimo avuga kuri APR, ariko Afande wubwe yamwandikiye message isa nkaho imuvuguruza ibintu tutari tumenyereye. Ntago wari kumva CDS wenda afashe uwo mwanya wo gusubizanya n'umuntu kuri radio, ntago wari kumva wenda gutya na gutya. So rero aho Afande Richard aziye byaje kuba yiyegereza abantu benshi. Nibwo twumvisha uwitwa Kadafi mu by'ukuri biravuga ko ari umuntu wabaye muri APR na kera hose, mbere yuko politike y'abanyarwanda iza. Kadafi yazanye muri politike y'abanyamahanga, wala yari umuntu n'ubundi uba hafi ya APR, ariko harimo abantu tutari tumuzi, ndetse n'urwego rwe ntabwo twari turuzi. Aho politike y'abanyamahanga igarukiye, Kadafi yaje yarongeye araboneka. Ndetse uwo Kadafi binavugwa ko Anta mucyo biganiro Kadafi ni ubwe umutegera, bo bafitanye ubushuti bwihariye, bafitanye umubano. Ngiye nanjye nzi ko APR idagipfa gutegera abanyamakuru gutyo gusa. Cyo koze nka muri Champions League hari igibafasha,
ariko ntabwo yafasha byose, ishobora kubafasha aho kurara ariko by'itike z'indege bakirwariza. Ibyo rero ntabwo byaba ikibazo. Nanjye ndabyibuka neza ko ejo bundi bajya muri Sekafa, ndabyibuka Jado Dukuze mu by'ukuri yari yitegeye. Twari turi kumwe mbere y'uko bagenda, turimo tubazanye se uzagenda gute bizagenda gute, ubwe yatubwiye ko nta munyamakuru aperi bwategera, bashobora kugufasitatinga mu bintu runaka ariko ushaka kujya urara, ariko kuvuga ngo ubo baragutegeye. So rero biravugwa ko Kadafi we ubwe kubera ubushuti afitanye na Anta ari we winjije Anta muri aperi. Bivuze ko rero nta hantu bihuriye na Afande, sibyo? Nta n'ahantu bihuriye na aperi. Umuntu ashobora kuza, reka nkubwire, nshobora kuza nje kugukorera nkazana umukozi wanjye ushobora kuza kumfasha mu kazi kawe. Ibyo se bitwaye ntacyo biba bitwaye na kimwe. None se ubundi ibyo birahindura iki? Ko nzi ko nta muntu wapfa, reka nkubwize ukuri, nta musivile waza guhindura umurongo wa aperi, nta musivile waza guhindura politiki ya aperi. Ibyo bavuga ni ukuri, reka nongeye mbisubiremo. Abakunzi b'umupira w'amaguru nimugendere muri icyo kigali, nimugende ngo mufate umuntu mwishiremo. Anta ni umushabitsi, umushabitsi. Niba ngira ngo nababwiye ama equipe yose Anta yabaye muri Etincelle yo ku Gisenyi, akora hano i Kigali. Anta ba muri Musanze, aba hano i Kigali. Anta muri Gorira, Anta muri Polisi, Anta muri Reyo. None abo ahantu hose yabashije kwibeshaho. Abandi niba byarabananiye tumurenganya, ntabwo twamurenganya ku kintu. Ni mwiga uburyo nawe wamugani mwicere mwiga uburyo yinjirira ayo makipe. Okay, no kuvuga rero ntabwo wenda twere kwibasira abantu twebwe mu mazina yabo, ahubwo twe noneho tugerageze kureba ngo ko abafana bacitsemo ibice. Turaza kureba ikibazo ubundi nyamukuru ni iki. Igikuba cyacitse, abafana kumvikana kwabaye guke ba peri, mu mafani club mu magroupe bahurira mu bwabo ntabwo bari kumvikana. Anta yabaye ikibazo. Anta ni ushenye ikipe, Anta na Mukasa, abari batwinjiriye, abayovu batwinjiriye. Mu by'ukuri twavuze byinshi ariko none turashaka kureba nyirizina aperi rabura iki, muri aperi harasabwa iki, aperi bakora iki, ubuyobozi bukora iki, umutoza akora iki. Mu by'ukuri ku mugoroba w'ejo Afande yagiye ubwe yakoze ikiganiro na channel ya aperi ya YouTube. Ntago ari ikiganiro yakoze n'itangazamakuru, yakoze ikiganiro na channel yabo ya YouTube. Ubwo ni abashinzwe itangazamakuru muri aperi nibo bakoranye nawe ikiganiro. Yaje kuba we ubwe yifatafata ayo makosa yose twebwe turi gushyira kuri ba Anta, amakosa turi gushyira kuri ba Delkonovic yose, we aravuga ati nk'umuyobozi. Mu by'ukuri hari uburyo kiwe nawe yaje kuba abibona, aravuga ngo reka nanjye nsubize bano bantu. Abafana barakaye kamemo ku mbuga za WhatsApp mu groupe barimo barasubizanya, harimo abatabyumvikanaho. So icyo rero twe tugezeho turibaza ngo imikino 8 yararangiye ya pre-season, reka bariko tuyita. Mu by'ukuri pre-season ni igihe cyo kureba babakinyi baba baragozwe, umukinnyi akabona umwanya akiyerekana icyo ashoboye. Harimo abakinnyi rero batabonye uwo mwanya. Aka kanya intego nyamukuru ya APR ni ukujya mu matsinda. Ntabwo mvuga narinjye ko ngo kwabi ni ukujya mu matsinda, kuko match ya mbere preliminary round iri ku cyumweru, nibwo bafitanye match ya Azam, match ya mbere. So rero bivuze ngo iki, ubu nibwo twavuga ngo gahunda iratangiye. Ese ndibaza Delkonovic utarafashe Lamtey wakagombye kuba abanza mu kibuga ahubwo akajyamo iminota 20. Ese kuri Azam arafata wa mukinnyi Lamtey twe abafana mu by'ukuri ngira ngo warabibonye ano dejo bundi kuri match ya Police ya Super Cup yagiye mu bose bakoma amashyi. Bivuze ngo hari ikizere bamubonyemo mu mikino ingahe yabashije kujyamo mu minota mikeya. Hari ikizere yaje kuba yerekana. So hari ikizere abakinnyi rero bamufitiye. Ubu ngubu rero turibaza ngo kuri Azam Delkonovic nibwo agiye gufata babakinnyi bose ababanze, dore ko nta limit ihari. Ejo bundi kuri Super Cup bari abakinnyi 6, mu by'ukuri yakoresha abakinnyi 3 bonyine. Ni Dauda Godwin ntibigeze bakina, ntabwo bakinnye, ndetse no kuri Fed match ntabwo bari hariho Suwane,
nk'ibisanzwe kuri benshi, ariko n'ubundi byarangiye match muri batandatu akinishije batatu. Byarashobokaga ko Chidiebere bahaza bagakina kuko batandatu bari benshi, hagombaga kujyamo bane b'abanyarwanda kubera ko gardien ntiyavamo, hagakina abakinnyi batanu b'abanyarwanda na batandatu b'abanyamahanga. Ntabwo byabaye. So bivuze ngo iki rero turibaza ngo kuri match twavuye mu bintu byo kuvuga ngo runaka ni ushenye ikipe, runaka ni utuma umusaruro utaboneka. Eske babakinnyi b'abanyamahanga bagozwe baguriwe kujya mu matsinda, harimo abavuga ngo si we wabaguze, ni ubuyobozi bw'abagozi. Ese mu by'ukuri ubuyobozi bwicaranye na Darkonovic bemeranya ko babakinnyi baguzwe n'ubuyobozi barajya mu kibuga? Ese niba avuga ko we abo bakinnyi badashoboye akaba yakinishaga abashoboye, tuvuge wenda urugero muri defense turavuga ngo Kerema ashobora gukinana na Arius Wane. Mu by'ukuri mu mikino yose 8 Darkonovic amaze gukina ntaho twabonye iyo duo ibaho. Igihe Suwane yinjiramo agiye gukina gatandatu nta gasimbura Yunus, nibura ngo avuge ngo hari iminota 5 yakinanye na Kerema. Mu by'ukuri aho hantu ntaho tubizi. Bivuze ngo ubu dukeneye kubona Suwane akina iminota 90 cyangwa se abanzanya mu kibuga na Kerema. Si ibyo bintu umutoza araza kubyemera? Biraza kugorana, ariko nabonye liste y'agateganyo n'abari ku myitozo bakomeza kuvuga ko ari ko ushobora gutangira. Ariko reka nkubwire, ngewe nibaza ko bari n'abakinnyi bakuru bazi icyo gukora. Ramte ntabwo ari ubwa mbere bagiye muri Champions League, wenda abandi simbizi, bashobora kuba wenda baranayigiyemo simbizi, ariko n'abakinnyi bafite urwego bariho barusha abacu. Twarabibonye rwose. Sinzi ni itanu bakina, ndakubwiza ukuri ko igihe cya finale kiriya gitego cyishyuwe ariko Ramte na Mamadusi binjiye. Byatweretse ko bakimara no kujyamo nibwo bakina umupira wabonye barigenda. Rero bivuze ngo ntago tuzi mu by'ukuri ahantu ruzingiye, ariko ho rwaba ruzingiye hose igihe kirageze ngo umutoza afate risk, kuko umutoza no gufata risk. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndakomeza niyobora uko mbishaka. Hari ubwo bigera ukasaba abantu bagusaba ko ufata risk. Rero birageze ko Darko afata risk, kuko mu kudefanda byo twarabibonye ko abishoboye. Ni yatake rero ashaka icyo gitego kiboneka. Yego, yereka abakunzi ba APR ko umukino noneho niba se turi kuvuga ko njye hariho nabibwiye nta hantu bitandukanye na Froger aradefanda, kandi Froger nicyo kintu cyamuranze no muri Mapinduzi. Burya ahantu hanini yagiye akora amateka no kudefanda, ibitego ntibyinjiraga. Iyo systeme ni y'abanyarwanda turayizi, kwifunga ngo batadutsinda byo abanyarwanda turabizi. Mu Rwanda byo ntabwo bisaba ngo umutoza wavukiye mu Rwanda niyo nuvuye hanze aza bijya mu munyarwanda. Dukeneye rero kwataka, dukeneye ubusatirizi, kandi APR igura yaguze ubusatirizi cyane, kuko muri defense yaguze umwe wenda abandi yongeramo babyiringiro Gilbert, ariko mu by'ukuri hanze twaguze umunyamahanga. Bivuze ngo turi hagije inyuma ya kudefanda umunyarwanda muri kamere ye. Kudefanda ni ibintu azi cyane. Ubusatirizi rero twaguze ntabwo burahabwa icyizere, kandi ubu hari twarabubonye. Gilbert yirukanka agasiga umupira, Ramadhan yirukanka ikibuga ntumenye ibyo arimo. Donc no gushira umupira hasi ngo bakine urabona nta bihari, nukwaka umupira gusa, nukwirukanka bagonga gusa bakora amakosa. Nyamara Ramte ari hariya, Mamadusi arahari, buriya Nambaoma amaze nk'uwamaze kwinjira muri system y'abanyarwanda, ku buryo ibintu akina ntabwo umenye ibyo ari byo, n'amavantage abona apfusha ubusa. Kugange rero ngiwe ndasa nkugana ku musozo kuri icyo kintu, nakubwira ko igihe kigeze ngo umutoza afate riske, abafana bashime cyangwa bagaye, ariko tubone abanyamahanga bahabwa umwanya. Yego, nanjye nicyo navuga mu by'ukuri. Ntabwo twakomeza kuvuga ngo wenda ngo Chidiebere baca ku mpande ntibabizi. Mu by'ukuri Gilbert mu mikino yakinnye uretse igitego yatsinze kuri equipe ya Polisi, mu by'ukuri nta passe, nta kintu n'iki na kimwe wavuga ngo arimo arafasha equipe. Ntayifasha kwataka, ntayifasha no kudefanda. Gilbert ntaraza gufasha abantu kwambura umupira, no. Gilbert ntari buze gukora dribble nibura tubone ngo yagiye muri surface de réparation wenda banamukorera iryo kosa. Gilbert arafata umupira kubika umutwe
akagenda nyine aragenda metero 20 tayari aragera kuri metero 21 imbaraga zamaze gushira barayitakaza. Araza kuba ku rundi ruhande haraza kuba harimo muzungu. Nibyo koko muzungu nje navuga ko yikoreye umutwaro uremereye atanabashije kuva muri Bugesera ukisanga uri kubanza muri equipe nka APR, equipe nini cyane ihita ijya no gukina ibintu binini cyane, baragusaba ibintu birenze ubushobozi bwawe, ukaza kuza noneho ukavuga ngo uwo muntu niwe uri buze kugira gute gusaba umusaruro. Mu by'ukuri ruboneka n'umukinnyi mwiza pe twemera, ariko hari ibyo wavuga ngo abura bya fondation ntacyo ari buze guhindura kuri match. Mu by'ukuri nk'uko twabivuze Ramti arajyamo nibura ukabona ko match irashyushye, abantu barabyutse kubera ko arafata baro ayishyira iburyo cyangwa ibumoso, ubone ko nibura hari afite n'umubola, afite baro ku kuguru kwe ntabwo ayimwaka, kandi atanga amapase agera meza, pasi igera ku ashobora gutuma ikipe ikina, arakiriya ama espace noneho yaba afite baro abantu bakajagarara nibura akabona hano yatanga umupira. Mu by'ukuri ibyo bintu ruboneka ibyo yahereye muri Muhanga kina n'ubu ntabwo bavuga ko ruboneka hari ikintu yiyongereyeho, nta kintu yiyongereyeho. So rero nje ku bwanjye umwanzuro natanga cyangwa se twafatanya n'abandi bafana ba APR, ikibazo ntago ari Ruvuyanga wavuye mu wegejwe hanze, ikibazo ntago ari Anta kuko Anta nta bushobozi afite bwo kwicarana na afande cyangwa se yicarana na Dani amubwire ngo kora ibi ngibi. Ahubwo se Ruvuyanga we yigijweyo, yaba yigijweyo ntabwo yaba yarajyanye nawe, ahubwo ni ibindi nibaza abantu baba bafitanye mu nibaza turi gukera nkuko twebwe nkuko icyo abafana ba APR bategereje kureba ni kuri match ya Azam. Nje nafite icyizere ko bishoboka ko Azam yavamo cyane twavuze ngo APR uburyo bwo kudefendira bushoboye, APR yajya hanze ikadefenda Azam iminota 90 Azam ntibone igitego, baza hano mu Rwanda nibura tukayisaba ngo icyo gitego kimwe kiboneka. Icyo gitego kugira ngo kiboneke nuko babakinnyi tutazi tutarabona bafite ama profile manini, nitwabonye bakina muri Prestige ariko bafite profile nini zibemerera kuba bakora ibitandukanye nabo twari dusangana. Yes. So rero abafana mu by'ukuri ni bareke gushwana, aho bahurira bashyira umutima hamwe. Twifuriza urugendo rwiza abagiye kujya muri Tanzania gushyigikira equipe, binavuga ko bazaba ari benshi. Bamaze kuvugana n'abatura Rwanda baba muri Tanzania kugira ngo bazaze babashyigikire. Azam nta bafana benshi igira, nta gituti izashyira kuri APR ngo wenda bafite ubwoba bw'abafana. Abafana ba APR bazajya muri Tanzania mu bwabo bazaba bihagije ku buryo ki bashobora kuzafana equipe ikabona umurindi. So icyo nabasaba rero abafana bashyitse umutima hamwe, reka mu by'ukuri nkuko afande yemeye ko ibibazo byose ari we biri ku mutwe, afite n'uburyo bwo kubikemura. Mu buryo rero nta bundi nuko babanyamahanga tutabonye bagiye kujya mu kibuga bagakira. Reka rero dusoza ikiganiro twifuriza APR amahirwe masa na equipe ihagarariye u Rwanda, nubwo wenda yabifite abake batabyifuza, ariko nk'umusportif ntabwo babura kwifuriza APR amahirwe masa, kuko niramuka irenze rawundi ikajya mu matsinda natwe hari andi mahirwe tuzatwiyongereye ku ruhando mpuzamahanga. So rero amahirwe masa kuri equipe ya APR, tuyifurije intsinzi muri iyi mikino ibiri. Twibuke ko Polisi nubwo twayirengagije nayo batangiye kugenda nubwo bagiye mu bice, ariko nabo baragiye nubwo urugendo rwabo rutoroshye. Pare raporo na APR gukina na Constantine usabwa kuyikuramo biragoye. So reka rero amakipe yacu afite imikino, Polisi ifite match kwa gatandatu, APR ifite match ku cyumweru. Reka tubifurize amahirwe masa, bazatsinde ndetse banarenge marawundi bagere ku rwego rwiza kugira natwe bizadufashe kuba twagira amakipe atatu asohokera igihugu cyacu. So rero reka mbashimire mwese abaza kuba babana natwe muri iki kiganiro, abaza kukireba, abazakireba. Icyo nabasaba mudukorere subscribe, musharinge, muduhe comment kugira ngo mutubwire ibitagenda neza, likes muziduhe kugira tubone ko mudukunda. Na Valence Vava kuri mikoro ndetse na Anoti kuri kamera. Mwakoze cyane.